Ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mukurikirana ibiganiro byacu bya hano kuri Real Vibe. Nk'ibisanzwe nge nitwa Eric Uwacu, nyita Eric Uwacu. Nje ntameze neza rero kubera inkuru imaze gusohoka, mboneraho no kwihanganisha nanjye imiryango y'ababuze ababo cyangwa se inshuti zabuze ababo muri iyi nkuru ngiye kubagezaho cyangwa se muri aya makuru. Ni nyuma y'uko RDF yihanganishije nayo imiryango ndetse n'inshuti z'ababuze ababo mwiraswa. Ese iri raswa byagenze bite, cyangwa se aba baturage baba barashwe ko bivugwa ko haba harashwe abaturage bagera muri 5 bose? Ese byaba byagenze bite? Ese byaba byabereye hehe? Ese niki umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda yaba yatangaje ku bijyanye n'iraswa ko mu Rwanda bitari bisanzwe, cyangwa se ko bidasanzwe bibaho ko abaturage cyangwa se umuturage yakwicwa kubera ko mu Rwanda nta butunzi bundi tugira, ntitugira amabuye menshi y'agaciro, ntitugira ibirombe byinshi nk'uko mu bindi bihugu bimeze. Umuturage w'u Rwanda akaba ari we bukungu bw'igihugu, akaba arizo mbaraga z'igihugu. Ese byaba bimeze bite, cyangwa se ku iyi nkuru yateye abantu agahinda kenshi cyane? Nge nitwa Eric Wacu. Yukoze subscribe inkuru zacu zose zikugereraho ku gihe. Mu itangazo RDF yasohoye rivuga ko umusirikare ufite ipeti rya Sergeant cyangwa se Sergeant witwa Minani Gervais w'imyaka 39 akaba yarashe abasivile cyangwa se abaturage 5. Ibi byose bikaba byabereye mu kagari ka Rusharara, umurenge wa Karambi, aho ni mu karere ka Nyamasheke. Ibi byose kandi nanone bikaba byabaye mu rukerera rwo kuri uyu wa 13, ubwo ni mu gitondo cyo ku itariki 13 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2024. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda RDF se yaba yatangaje iki se, cyangwa se niki yaba yabwiye itangazamakuru? Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yagiranye ikiganiro na Radio Rwanda. Yagiranye ikiganiro na Radio Rwanda, yavuze ko hataramenyekana icyaba cyangwa se impamvu yaba yamuteye kurasa abo baturage. Ati haracyari gukorwa iperereza, cyangwa se haracyari gukorwa iperereza ngo habashe kuba hamenyekana impamvu yaba yateye uyu musirikare gukora amahano nk'aya yo kurasa abaturage bose. Hano ni kuri Real Vibe. Inkuru zacu ntabwo zitinda, tukugezaho inkuru kugira ngo gahunda zawe zikomeze, cyangwa se ukomeze izindi gahunda zawe. Ukoze subscribe ubu dushyigikiye, kandi ibiganiro byacu byose bikugereraho ku gihe. Nge nitwa Eric Wacu, mboneraho nanjye kwihanganisha imiryango y'ababuze ababo cyangwa se inshuti, abavandimwe, abaturanyi babo bantu bose babuze ubuzima. Mbihanganisha cyane cyane n'abanyakwigendera nabo, Imana nayo ibatuze mu maboko yayo. Ciao ciao.